gusenga ukavuga ibintu wumva bishoboka, ujye umenya ko ukiri gusengera mu kirere cyo hafi. Shaka ibindi birenze ubwenge bwawe, shaka ibiruta imbaraga n'imitekerereze. Reba ibiruta iby'iwanyu bagezeho, reba ibirenze amasezerano n'amashuri yawe. Birebe, Imana irabifite, ukuboko kw'Imana kurabishoboye. Haleluya! Ukuboko kw'Imana kurabishoboye. Niwe nyir'amasoko yose, niwe utuma amasoko yo mu misozi adudubiza, niwe ukubita urutare rukabyara amazi. Rengaho, 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 harenze amaso. Imana niyo yaciye umuhanda ku nyanja. Renza amaso, imbaraga zayo nizo zahamagaye Lazaro mu rupfu, aritaba. Harenze amaso, tobora ugere kure, tobora ugere kure. Mu bumana birashoboka. Yesu abwiye umubembe ijambo nkunda, aramubwiye ngo ndabishaka kira. Reka nkubwire, nta na kimwe adashaka kugukorera, nta na kimwe, nta na kimwe cyiza Yesu atibwira kugirira abamwubaha. Hari ibintu abantu bajya bagorana. Abantu bazi ko kuba abasirimu ari ukugenda nkawe. Ubu ntuzazi ko kuba umusirimu ari ukugenda nkawe, barakubeshye. Hirya yawe hari indi ngendo. Ngo runaka ngo kuko atambara nkanjye ngo si umusirimu, reka da. Hirya y'ibyo wambaye haba ibindi muvandimwe. Ewe data we, biriyo bene data. Ubu ntuzazi ngo amashuri ahagije nayo yize, reka da. Hirya y'iryo hari irindi. Imana igira ineza itonyanga. Ntiyagira umuntu uguhabura ngo wakoze icyaha. Nibyo, siwe wacumuyeho, wacumuye ku Mana. Kandi ikintu nyikundira, nta muntu n'umwe muzi mwisubitse imbabazi zayo. Imana irazibikira, umutungo wayo uri personality irawibikiye. Haleluya! Imana irawibikiye. Umubembe aravuga ati sinjye gusa, mukanya uhamagaye ifisi nitaba. Hamagara n'ubuzima bwanjye, siko nahoze, nigeze mba muzima, ndaje. Agenda gahoro nk'umubembe, arashinjagira, ashinjagira. Aravuga ati aho nerekera ndabizi niho ari. Nkunda Yesu, ndamukunda. Abantu bagusubiza inyuma, ariko werekera aho ari. Shyiramo imbaraga, shyiramo agatege. Arasindagira, amugeze imbere. Yesu ahindukiye, amurebye, umubembe yikubita hasi. Aravuga ati niba ubishaka. Muzi impamvu avuze yihohora? Ni uko yakoze amakosa yo kuza imbere ya Yesu kandi atemerewe kugera mu ruhame. Twasomye ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Luka igice cya 5. Nubundi niho tugiye gusoma. Hari ikintu nkundira ijambo ry'Imana, ntirisaza, kandi buri uko umuntu arisomye abyumvamo ibindi bishya. Abantu baje nivuze, amazina ni Aniseti niyo mugabo, ndi umukristo. Ngira ngo hari ni nayo mpamvu turi kumwe, ni kubw'ubuntu bwa Kristo. Dusangira ibyanditswe byera mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 5 murongo waho wa 12. Abantu benshi bari hano n'ubwa mbere duhuye, ariko nibibara amahire dukomeje kugirira umugisha ku Mana. Ndatekereza ko bishobora kutaba ubwa nyuma niba impanda ya Kristo itaravuga. Ariko kimwe mu bintu abantu tuziranyeho tujya dukunda kuganira mbere yuko dusoma Bibiliya, mbibutsa ko amaso turebesha ntago ari yasoma Bibiliya. Abantu babizi, hareba amaso ariko hakabona ubwenge, habona intekerezo. Ndabasabye rero aba ari nayo dusomesha. Amaso arareba ariko ntabona, habona ibitekerezo. Reka bari byo dushyira mu ijambo ry'Imana. Aravuze ngo bukeye ubwo Yesu yari ari mu mudugudu, haza umuntu urwaye ibibembe byinshi
abonye Yesu yikubita hasi yubamye, aramwinginga ati databuja, washaka wabasha kunkiza. Yesu arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka, kira. Muri ako kanya indwara ye imuvamo. Aramwihanangiriza cyane ngo atagira uwo abibwira ati ahubwo genda wiyereke umutambyi uture n'ituro ryo kwihumanura nk'uko Mose yabitegetse, ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza yuko ukize. Nyamara inkuru ye irushaho kwamamara, iteraniro ry'abantu benshi riteranira kumwumva no gukizwa indwara zabo, ariko we abavamo yiherera mu butayu asenga. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Ndagira ngo tuganire kuri Kristo ukiza. Muri iri teraniro ndongera gushimira abashumba bacu batwemereye kubana muri aka kanya, namwe muteze amatwi ngo tuganire ijambo ry'Imana. Yesu abaha umugisha. Nongeye gushimira bene data Korali Narada yateguye uyu mwanya kandi mukawuha intego nziza. Imana ibaha umugisha. Bibiliya itubwira imbaraga z'Imana mu kurema kwayo, ariko mbere y'uko irema hari amagambo Imana yavuze mu gitabo cy'Itangiriro. Yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu. Imana yongera ahandi magambo iravuga ngo kugira ngo uwo muntu atware isi n'ibiyirimo. Bibiliya iravuga ngo Imana imaze kurema umuntu imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Iyo tuvuze gusa n'Imana, abantu benshi dukunda kubivuga ko mu murare abigisha nka ba Niseti bagifite amaraso ya gisore, gasanga turi kwabwira ati mbwirira abantu nka 2, wongera umbwirira abandi 5, ubabwire ngo urasa n'Imana. Ariko mu by'ukuri gusa n'Imana ntabwo ari iyi face. Gusa n'Imana si face, ahubwo ni faith. Ntabwo ari isura, ahubwo ni ukwizera guhindura. Simbigarukaho, mu gitondo twaganiriye ku kwizera. Uyu mwanya ndagira ngo tuganire kuri Kristo ukiza. Imana imaze kurema umuntu yamuhaye ubugingo buzima. Adamu aremwa atarwaye, abigihamya cy'imirimo y'Imana, aba proje nziza kandi nzima y'imitekerereze y'ubumana. Nkunda ukuntu ibintu Imana ikorera bizera byose bituruka mu kugambirira kwayo. Ubu hari abantu bari hano umuntu areba nonaha akababona mu gihe cya nonaha, ariko usuye imigambi y'Imana, usuye imigambi y'Imana. Ndabikunda iyo muri kunyumva mucecetse, nanjye mbabwiriza ncecetse. Imana ibaha umugisha. Hari umuntu ureba nonaha, wamureba ukamureba nka Niseti vuka hano haruguru ku Kadashya. Uyu mujyi na struggle yingiyemo mu gitondo kugera nimugoroba, itariki ya mbere nkubita kuri 30. Mushumba Kanoni, Imana imuha umugisha, duhura mu masengesho burya haragashusha mushumba. Ariko uyu mujyi nawugenzemo, ariko nubwo ndi muri iyo struggle, Imana yari ifite ikigambi. Nagira ngo mvuge gato kuri Kristo ukiza. Buri muntu wese iyo muri we hari umutima wo gushaka kumenya Imana, abatuye mu cyanya cy'abantu bagenewe ineza yayo. Maneza twajyaga tujyana muri siporo imurangi, dukocingwa na Eurate. Imana imuha umugisha. Twajyaga duterana agapira, ari umusaza mwiza. Imana imuha umugisha. Umuntu wese ugira umutima muri we ugambiriye kumenya Imana, muri abatuye mu bagenerwa bikorwa b'Imana. Bene uwo umureba none ukamubona ukoresheje imitekerereze n'amaso y'ibyo tubona, ariko mu gushaka kw'Imana habamo imbaraga Imana ikoresha igirira neza abizera. Mwarakoze Narada gutegura iki cyanditswe mugashyira kuri aba babembe
niba hari abantu bahabwaga akato kuruta abandi ni abanyakibembe. Bwa mbere umuntu wabaga ubembye bamwambikaga inzogera ku maguru, kuko ijwi rye ntiryageraga kure. Akajya inyuma y'umudugudu, yaba ari mu nzira, kuko kugaburira abanyakibembe byabaga ngombwa ko abanyamudugudu b'abanyembabazi bafata ibyo kurya bakabyikorera bakabishyira mu nzira aho ababembe bari bunyure, ariko bakaba batemerewe kuhanyura ku manywa, bakaza kubitoragura nijoro. Noneho mu gihe ari ku manywa cyangwa nijoro barembeye mu nzira, ntibyabaga byemeye ko hari umuntu umubona, kuko umunyakibembe wiyerekaga abantu yabaga aciriwe iteka ryo gupfa, kuko kureba umubembe nawe warabembaga. Nimusoma Bibiliya igice cya 84 muri Zaburi ya bene Kora, baravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, kuko beno ngo iyo anyuze mu gikombe cyitwa Baka ngo agihindura ahantu h'amasoko. Aha Ibaka ni ahantu hakoraniraga itorero cyangwa se iteraniro ry'abagore b'intoranwa bazi kurira kuruta abandi. Mwibutse Zaburi ya 56, Dawidi avuga ngo amarira yanjye abikwa mu icupa. Aha, murakoze. Igihe Imana imubwira ngo shaka abagore, toranya abagore bazi kurira, nabyo murabyibutse. Abo bazi kurira ntibaririraga mu ruhame, bajyaga hitwa Ibaka. Aha niho baririraga. Baba bari muri iki kibaya barimo bataka barira, aha Ibaka. Hakaba nanone mu mayira yambukiranya ava i Buyuda, ko Buyuda ni nini. Nituvuga Yerusalemu mwumve nka Rusizi, nituvuga Siyoni mwumve nka Kamembe. Nukuvuga ngo Yerusalemu yari intara, hanyuma irimo Siyoni n'utwo tuyira tundi, ko n'uyu munsi niko biri, nubwo yacitsemo ibice. Ariko kandi iyo bageraga Ibaka barariraga. Umugabo witwa Rehobowamu acungana n'abasigaye mu nzira z'i Beteli kugira ngo batagera i Siyoni. Yakoze strategy yo kubatega ibintu bibiri. Yaravuze ngo Umwisirayeli ubonye intumbi ntaba cyemerewe kuramya Imana. Afata icya kabiri ahitwa Idani, aravuga ngo kuko hanyura abaramyi benshi, sinemera bahaca, reka bariho ngira ubuhungiro bw'abanyakibembe, kugira ngo abantu nibanyura Idani bakabona umunyakibembe babe bahumanye, tibemererwe kugera mu rusengero rw'i Yerusalemu. Murumva icyo abanyakibembe bakoraga? Biravuze ngo ubabonye ntiwemerewe kugera hejejwe, ntiwemerewe no gukora ibyejejwe. None ko ari umuntu wabonye umunyakibembe udakora ibyejejwe, umubembe we yari ameze ati. Ngeze Yerusalemu, hari amasomo n'igihe hafi aho bita Gaza Strip, nahahoze n'ubundi ari Yerusalemu, ariko ni igice uyu munsi kiri muri Palestina. Ariko nari mfite inshuti zanjye zari zituye hafi aho ku mupaka wa Isiraheli aho bita Shikeroni. Nakunze kuhatembera n'amateka, ndabikunda cyane mu buzima bwanjye, nkunda amateka. Narebye uyu munsi ibitabo by'amateka, icyo twita umuzingo w'ubuhanuzi n'ibindi bizaba, biri aho bita Irodi. Bibiri hita Irodebari. Abantu iyo turi kuhabwiriza inaha ngaha tuba turi kuvuga ngo Irodebari ngo kwa Makiri, tukavuga nk'ahantu hasuzuguritse. Ubu niwo mujyi wa kabiri uri muri Isiraheli, ni ahantu hakomeye cyane, niho habikwa amateka yaho. Aha hantu impamvu mbibabwiye ni iki: narebye Yerusalemu mbona urukundo rukomeye rwa Kristo. Yerusalemu biravuga ngo ni, iyo bavuga i Yerusalemu baba bahitiriye Imana, ni igikingi bitiriye Imana y'amahoro. Eri bivuga Imana, Salemu n'ubundi ni kimwe na Shalomu bivuga amahoro. Noneho Yerusalemu yubakwa bayihaye amarembo 12, bashyiramo amarembo menshi ntari buvuge, ay'intama, icyo bitaga irembo ry'ifi, bafata n'irembo ry'imyanda s'il vous plaît, ariko ntibashyiramo irembo ry'abanyamahanga. Bubaka urusengero bafashe igicaniro cyo gutambirwaho ibitambo by'impongano, bagisohora inyuma y'urusengero. Baravuga ngo hatagira abanyamahanga batemberera iwacu cyangwa bakorera iwacu bazinjira mu rusengero rw'Imana bakaruhumanya. Igicaniro bagishira inyuma kubera abanyamahanga. Iyo turi mu rusengero tujya dukunda kuvuga ngo abagore n'abana ntibabarwaga, barababeshya.
n'abagabo b'abanyamahanga nabo ntibabarwaga. Umugabo w'umunyamahanga nimusoma Bibiliya, ahantu Bibiliya yagerageje kububaha yabise umusenyi. Umusenyi niryo zina ry'icyubahiro cyonyine Imana yari yarise abanyamahanga. Ikindi, abatabaye imbwa, muribuka Yesu ahura n'umunyakananikazi, yaramubwiye ngo umwana wanjye araterwa na dayimoni mu nkirizi. Yesu aramubwira ngo si byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo tubijugunyire. Ni Yesu uri kubimubwira mosherezami, ntabwo ari sabigishwa. Kandi Yesu nabwo ahindukiye kumusubiza kugira ngo agabanye gusakuza, kuko Petero yarahindukiye aramubwira ngo widusakuriza, tuva inyuma urasakuza. Akomeje guhatiriza, Yesu aramubwira ngo ntabwo ari ngombwa. Biravuze ngo ibyo uri gusaba birahari, ariko wowe ntubikwiye. Muzi ikintu azize nuko ari umunyakanani atari umuyuda. Umugore nawe aba yaritahuye arabimenya, apfukama hasi aravuga ati kizimuhindukiye ubwo uri kundeba. Kuko amuhindukiriye amubwira ngo siza ntacyo, yaravuze turahindukiye ariko duhuje amaso uranduza. Ahita apfukama, arapfukama. Haleluya! Muri iri jambo dusomye, sinzi niba muri kubyumva nkuko ndi kubyumva, ni umunyakibembe wabonye Yesu aramwegera. Umugore nawe yikubise hasi aramubwira ngo nibyo, nibyo pe, ntabwo binkwiriye. Aramubwira ngo ariko si mbwa zo tizirya ubuvungukira buvuye ku meza ya ba nyirazo. Biravuze ngo nubwo ndi imbwa ariko sindiyo ku gasozi, narakumenye ndagukurikiye, nawe uri databuja. Haleluya! Uri databuja. Reka mbabwire, ntugasuzugura umuntu usenga niyo wamwita imbwa, siyo ku gasozi, ntabwo ariyo ku gasozi. Bene uwagira shebuja, bene waramugira niyo yakena none ejo buzacya, niyo butakwira. Haleluya! niyo imvura yagwa ejo izuba rizarasa, izuba rizarasa. Umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana. Baza niba mfite ubwenge muri byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima. Nsanga ari byatuma nshima Imana. Biriho ibyatuma tuza imbere y'Imana, nubwo twaba tunyura muri geragezo. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Umubembe yabaga afite inzogera ku maguru, bivuze ngo nibamutambikiraho kugira ngo batamwica, nta kuka afite, akagira atya agakubita ukuguru hasi. Yakubita ukuguru hasi bakumva inzogera, bakavuga ngo iyo ni iy'umunyakibembe ntitunyuraho ari. Nigeze njya gusenga muri iyi batero hano hafi, nari nshonje sa nabi, undi imyanzuro Imana igifata, Imana ifata umwanzuro ikakuviringita ugakororinga kugera hahandi umuntu wese uri kuba. Iyo Imana ishaka kugukoresha, ndabyemera, iguhamagara urinjije, ariko ntigukoresha urinjije, irakujijura
ntibazababeshye ngo hakora umuntu wize nyuma y'ibyo twize Imana igira andi masomo. Ntibazakubeshye bene da, narayize still nawe ndacyari kwiga, ntacyo ntari narakoze kandi ku rwego rwanjye nari niza akenewe kuri njye. Ariko Imana yongeraho andi masomo. Imana irigisha ikintu nyikundira, iyo ishaka kuguha isomo iguhuza n'abo yabitsemo isomo ugomba kwiga. Iguhuza nabo. Hari igihe bishima ko twiga turi externe, sibyo, cyangwa turi interne. Hari igihe bikunda tukigishwa n'abo hanze cyangwa tukigira imbere, ariko you must be trained. Imana irabikora. Imana irabikora ikabanza ikakuviringitisha ugakororinga bene data. Imana iragukuba. Ababembe bakumva abantu bakagira batya, ni inzogera y'umubembe, ntimunyuraha, ntimuze, nararembye, biravuze ngo inzara yanjye, imibabaro n'amakuba mubindikane bitaza kuba impamvu ica burundu muri mwe. Nibura ndebe ko irya none ryaza gucya, agahondo kugura akavuga ati nubwo ndiho nabi ariko sindapfa. Tibize kumviramwe impamvu yo gupfa. Bakumva inzogera y'umubembe bakavuga ngo ntimunyure hariya, arahari kandi atanze intabaza, bagahindukira. Ubwo umubembe yakongera gusonza akongera agakubita yanzogera hasi, umubembe arazahara, umubembe arakubitira, umubembe arazengera. Ndabyibuka Morise we, nagiyeyo ngiye gusenga nsanya nshonje. Hari igihe umuntu anyura mu makuba agasa nayo. Bandege baravuga uti mutunga ibiganza hariya twirukana abadayimoni. Umuntu harimo abazimu. Toka pepa barokore na haleluya zimirambararo. Haleluya zirindwi bakazikubita ku mutima, ntimuzikubite. Niba mwishuriye ko ari abadayimoni ubwo nta binzara mfite, ntegereza ko hari undi wakerekwe ikindi. Reka da. Umubembe arakubitika. Yesu arangije ntiyajyaho umubembe ari, agambiriye kugira neza. Musome iki gice cya 5, simwe mwateguye insanganyamatsiko. Arikatira ajya kwirebera ba Yohana na ba Petero. Nkunda Yesu. Yohana, ntimugire ngo aba bantu bari abakene. Yohana yari afite imidugudu 2 muri Aramaya agemuramwe amafu. Ku Yohana yari umugabo ufite umugore. Mwibuke Bibiliya iravuga ngo Yesu akiza nyirabukwe wa Simoni wari urwaye, ni nyina w'umugore wa Simoni Petero. Aho ntimuhibutse. Yesu aramanuka ajya kwirebera na Yohana. Yohana mwene Zebedayo bavuka i Yerusalemu ahantu heza, na nyina yari umugore usobanutse witwaga Sarume. Wabonye uburyo agera imbere ya Yesu, ntimugire ngo ni buri muntu wese wamugeraga imbere. Ajya kwirebera ba Andereya. Andereya biravuga ngo ni umuntu ukuze mu bitekerezo. Ajya kubirebera, asiga ababembe baraho. Agezeyo asanga bakesheje ijoro ryose baroba, ariko batigeze bafatisha ifi nimwe. Hari abantu rero bajya bakunda kwigisha aha, bakabeshyera Yesu ngo yabwiye amafi ngo ntaze, aramanuka ngo kugira ngo borene habigishwa. Reka da. Amakuba n'ibigeragezo ufite Yesu ntabifitemo uruhare. Kuza muri ayo makuba, ntabwo Yesu yabanje guhagarika ibyishimo byawe kugira ngo azagusangurire. Reka da. Iyi situation ku barobyi yari imenyerewe ko baroba ntibafatije. Ntimugire ngo ryari ijoro rya mbere baroba bagacyura ubusa. Bari babimenyereye ku buryo yasanze nta numwe uri no kurizwa nabyo. Byari bivuze ngo barabimenyereye, bari kwifurira inshundura bavuga ngo ejo akazi kazakomeza. Yesu abageze imbere arababwira ngo ni mu ntiza ubwato. Barabumuha, aravuga ngo ngaho nimwongere muterere hariya. Umwe aramwegera aramubwira ati mwigisha rero, aho uri kutubwira guterera turahamenyereye. Muti ni iki cyatumye bamubwira ngo mwigishe? Bari bamenyereye abahanuzi baza kubwiriza bavuga inkuru y'ibizaza. Mu miharuro no mu mihanda y'Iyudaya muribuka ko Bibiliya ivuga ngo Yerusalemu ngo wica abahanuzi. Ntimubyibuka? Yabicaga si bakuye, n'abagendaga babwiriza ubutumwa mu mihanda. Bari bamenyereye abahanuzi. Yesu ahageze rero baravuga ati aba turabamenyereye, ariko barubaha. Icyatumye bamwubaha niki?
nuko yageze muri aba barobyi baraciwe na Kayizari, kuko Petero aturuka mu bazerote, kandi abazerote bari abantu bigometse ku butegetsi bwa Roma, abatemerewe kugira ikindi kintu bakora mu butegetsi bwa leta. Ikintu bari bemerewe ni ukuroba no kubaza no guhinga byonyine, nta kindi kintu cy'iterambere bari bemerewe. Bagiye kubona babona umuhanuzi ahagaze muri bo, yigisha ubutumwa bwiza, ntiyabaciraho iteka. Atabaciriyeho iteka rero bibacisha bugufi mu mitima, ababwiye ngo nimujugunye hariya, baramwegera ngo ati twebwe ibi turabimenyereye. Hari abantu bajya babimenyera, ibi turabimenyereye. Iri joro nubwo ryakeye, hari n'ikindi gihe byabaye. Baramubwira ati rero ubwo twarobye nijoro ntitugire icyo dufata, nkatwe abantu bari professional ntabwo turoba ku manywa. Waretse aho kugira ngo tukugore turobe ku manywa, waretse tugategereza ijoro ko aribwo ziri buze kuza. Ariko se ubundi arajya impaka na Yesu, ijoro ryakeye ryo ko ntazo yafatishije, yagerageje ku manywa ko yatemberaga nijoro, hari igihe yaba yaje ku manywa, cyangwa iyo yabuze nijoro ko hari igihe yaba yaje ku manywa, yagerageje ibyo. Nkunda Yesu ujya uza mu gihe cy'amakuba, niyo twaba tuyamenyereye akayakoreramo ibidasanzwe. Hari igihe abantu bajya bahura n'amakuba barangiza bakiyakira, twamara kwiyakira tukagira ngo ineza y'Imana ntizabaho. Mureke mbabwire umugabo umwe wanejeje. Hari umugabo yakoraga mu Giporoso kuri gare, ni gare ya Remera ahitwa mu Giporoso. Bari baramwitiriye akazi yakoraga ko yakoraga amasuku muri tuwarete, bamwita Gaheshi, n'uyu munsi niryo zina tuzi. Ariko akaba n'umugabo wizera agasenga. Gaheshi yari umunyamwuka. Igihe kimwe ari gusenga, Imana irangije iramubwira ati mwana wanjye, ndi Imana yawe nkugiriye neza. Hari abantu bumvisha Imana ivuga ityo, mwarabyumvisha ivuga. Ariko Imana ishimwe yatubikije ibizaba byayo. Haleluya! Imana ishimwe yatubikije ibizaba byayo. Ntabwo uti mwana wanjye, ni njyewe Uwiteka mvuganye nawe, nzakugirira neza. Iramubwira ati kandi ndirahiye, nta mugisha wawe uri mu Rwanda, nzakujyana mu mahanga. Gaheshi arakanura areba umuhanuzi ubivuze. Hari abantu baba batazi indimi ku buryo n'ikinyarwanda kucyumva nabyo bigorana. Gaheshi nta rurimi namba, hana abari. Arangije aramureba, arahanura, arasoza, arigendera. Umugabo asubira mu kazi ke, aza gusengana n'umwana w'umusore. Umwana w'umusore Imana imugirira neza, tabarwa, arigendera yigira muri Australia. Ari muri Australia yibuka wa mugabo Gaheshi, yibuka ko ari bujye mu Rwanda, amuhamagara direct kuri call bisanzwe. Aramubwira turaho, yego nitwa runaka, twarasenganye. Ubu twasenganye n'abantu benshi ku buryo kutubwira ngo twarasenganye twumva ari ibisanzwe. Umuntu akubwiye ngo ninge runaka ngo twasenganye, we are used to it, kuko none se murange twarayimanutse, twasengeye njyewe najyaga mfata ubwato nkajya mu mazi hagati hano hepfo, nkagashya ubwato nabugeza hagati mu mazi, ngasenga, bwakongera kugaruka ku mwaro nkongera nkabugashya nkabusubizamo, ngasenga 7 ndi mu mazi. Naragerageje ndasenga, narayasenze. Twajyaga tuva kwisha na mwene data Marcel, tugenda dusinzira mu muhanda n'amaguru nijoro, aho bitaga mu Kanoga, tukabwirwa nuko twarenze umuhanda dukandagiye mu nshinge, ugahita umenya ko wawurenze ukagaruka. Tukagenda dusinzirije. Twarayasenze. Ndibuka uburyo twagiye ahantu bita Bweyeye, nari naguze inkweto y'ibihumbi 7. Uwo munsi narayigendesheje kuva muri Nyungwe Ipindura ngera Bweyeye aho bita Irasano. Inkweto yari yashaje, nyijugunya mu mugezi witwa Koko. Nambaye inkweto umunsi umwe, isaza undi munsi. Marcel uyu anywa ku mazi yo muri Nyungwe, kuvuga biramunanira, abikiragi ngenda muhetse. Imana igira ibizigu izengurutsa mw'abantu. Twarayasenze. Yesu we, Gaheshi agiye kumva yumva ngo ninge twasenganye. None nzaza mu Rwanda
shaka kukureba. Arambwira turi hehe? Arambwira ati ndi hano kuri tuwarete Remera. Kubwira umuntu rero ko ari kuri tuwarete, namwe murumva icyo avuze. Umugabo ntageze mu Rwanda arongerera mu telefone, arambwira ati ko nahashyitse urihe? Ndi kuri tuwarete. Se urahahora? Amuha kapoza, aravuga tugariyo, reka mbe muhaye akanya abanza soze. We agira ngo yagiye kwifasha, kumbi ni hakora. Yongeye guhamagara nyuma y'isaha, urihe? Ndi kuri tuwarete. Ni ngaho nsanga kwa Rubangura nkubwire. Arambwira ati wa mugabo we, urangorera iki ko ndi mu kazi? Ndagusanga kwa Rubangura, bigende bite? Arambwira ati tega moto ndayishyura. Atega moto, ahageze amusinyira sheke. Amusinyiye sheke, uwacu ntiyamenya ngo sheke ni igiki, agira ngo nk'uko amenyereye gusengera ibyifuzo, bamuhaye kandi gapapuro kariho ibyifuzo. Umugabo yavuye kwa Rubangura n'amaguru, ataha muzi ku cya Mitsingi n'amaguru atwaye sheke. Nimugire ngo ni hafi. Nihute ngere hafi na naso. Umugabo arakubitika bene data. Bukeye mu gitondo aramuhamagara, arambwira ati ngiye kuza kubasura. Ahageze koko asanga umugore w'uwo mugabo, uwo muvandimwe wacu Ogaheshyi yagiye kubyara. Ategereza ko bamuha fanta, arambwira se nta na fanta nimwakira abashyitsi? Umugabo arambwira ati uko twasenganye ndi mu butayu, n'uyu munsi nibwo ndimo, sinifitiye ubushobozi bwo kugura fanta. Arambwira ati wihangana. Arambwira se sheke nagusinyiye? Aramwegera. Abantu rero tumenyereye ibintu by'intambara, tuvuga twihohora, niko Bibiliya yavuze. Yaravuze ngo umukene avuga yihohora kandi ahinyurwa n'abavandimwe be. Bene data, nubwira umuntu wihohora ukabona nta kumva, ujye umureka. Hari abantu bibera mu bindi birere, ujye umureka umuhunge, wigendera utagushije umutima wawe mu kaga. Gaheshyi aramwegera, arambwira ati mwene da, ibuka neza nta mafaranga warayumpaye. Navuye kwa Rubangura n'amaguru ngera, uheruka wishyura moto yanzanye? Uretse agapapuro k'ibyifuzo wampaye, nabyo byandika mu rurimi ntumva, uranasinya. Umugabo yifata atya, aravuga ati ni sheke naguhaye. Uti sheke ni igiki? Ubundi mujye mureka kugora abantu, sibyo? Nujya guha umuntu muhe kandi umusezerere vuba. Uzi ko hari igihe umuntu aguha akakugumana, ukicwa n'amatsiko ku buryo ibintu akubwira nyuma yo kuguha utabimenya. Niba umuhaye muhe, umusezerere ahite yigendera. Ibyo kumugumana mureka, hari indi mishinga ihari, nibura niba hari ikintu kijije gikize karagenda. Arangije aramubwira ati burya sheke ntuyizi? Nti ntayo nzi. Aragenda arabikuza, bashaka umukomisiyoneri, bimura, arabimura, abagurira ekipema zikenewe, abatuza indi nzu. Umugore reka ataha avuye kwa muganga, aka kantu nkanyureho nsoze. Gaheshyi amuzana muri taxi voiture. Sinzi impamvu abantu bazi ko taxi voiture ari igisirimu, ariko ubwo byari ibintu bya danje. Amuzanye, umugore arareba, aravuga ati uyu mugabo wanjye, nkunda abagore bamenye imvune z'abagabo. Aravuga ati umugabo wanjye yipashe muremure, abona bakatiye ahandi. Aravuga ati ubu ni mu bantu basenganye bagiye kutwakira, abona bararya. Se kuryamisha mu rugo rw'abandi? Uti buretse nkubwire, Imana yahinduye amateka. Uzi ko hari uburyo Imana igikoramo ibintu uwo ibikoreye atazi ruhe na ruhe. Umugore ahageze abona amateka yahindutse. Reka mbabwira ko nashakaga. Gaheshyi byaturutse kuki? Byaturutse ku masengesho yasenze ari 12 mu butayu. Yabonye Sabena indege ihagurutse i Kanombe, ayitunga urutoki, arayibwira ati wa ndege we ndakurira, wa ndege urarenga ndenga, wa ndege aho uhagarara nzahanyura, aho ugiye nzahajya, kandi aho uhagarara nzaharenga. Gaheshyi arayitongera. Mureke mbabwire, umuntu ubitse icyo Imana yavuze, nababwiye ngo ni umugenerwa bikorwa n'Imana. Aho uhagarara nzaharenga. Gaheshyi atongera indege, indege irarenga.
yigaruye mu mubiri asanga yari ameze nk'uwavangiwe. Umunsi uzajya gusenga, ndibabwiye nta ndi umugenzi, mu kanya ngiye gukubita ikiboko ndataha i Kigali, sinongera kurara Cyangugu. Mana yihanyimuye ndagiye mushumba, simparara mbabwije ukuri, ndigendera. Ekata narahakubitiwe, irambwira uti genda ndakwimuye. Rero sinjye ugiye gutinda aho yamvanye. sinjye uhatinda abahari ntimubangamirwe, murakoze. Nujya gusenga ukavuga ibintu wumva bishoboka, ujye umenya ko ukiri gusengera mu kirere cyo hafi. Shaka ibindi birenze ubwenge bwawe, shaka ibiruta imbaraga n'imitekerereze. Reba ibiruta iby'iwanyu bagezeho, reba ibirenze amasezerano n'amashuri yawe, birebe. Imana irabifite, ukuboko kw'Imana kurabishoboye. Haleluya! Ukuboko kw'Imana kurabishoboye. Niwe nyir'amasoko yose, niwe utuma amasoko yo mu misozi adudubiza, niwe ukubita urutare rukabyara amazi. Rengaho harenze amaso. Imana niyo yaciye umuhanda ku nyanja. Renza amaso, imbaraga zayo nizo zahamagaye Lazaro mu rupfu, aritaba. Harenze amaso. Tobora ugere kure, ugere kure. Mu bumana birashoboka. Yesu abwiye umubembe ijambo nkunda, aramubwiye ngo ndabishaka akira. Reka nkubwire, nta na kimwe adashaka kugukorera, nta na kimwe cyiza Yesu atibwira kugirira abamwubaha. Nta na kimwe cyiza. Bibiliya ni kwivuga sirivupure, ni ibyanditswe sepanywa, ntabwo ari njye. Yaravuze ngo nta kintu na kimwe cyiza Imana yima bagenda batunganye. Gaheshi uyu munsi, Gaheshi twahuriye mu giterane ndamureba ngira ngo nukwiyemera. Mwagize ngo twahuriye mu giterane cyo mu Rwanda. Reka da, naragiye kandi mureke mbabwire, nagerageje kwiga n'ukuri, naragerageje. Ariko musho ntabwo nari gushobora kubwiriza mu rurimi Gaheshi yarari kubwirizamo. Ngewe nagiye kubwiriza, mbwiriza barimo basemura. Gaheshi arangije arahagarara arabwiriza. Ndeba umugabo ndamureba, ndeba bose babireba, yaririmbye ijambo, aravuga ngo izabikwigisha rimwe uhita ubimenya. Hari ibintu abantu bajya bagorana. Abantu bazi ko kuba abasirimu ari ukugenda nkawe. Ubu ntuzazi ko kuba umusirimu ari ukugenda nkawe, barakubeshye. Hirya yawe hari indi ngendo. Ngo runaka ngo kuko atambara nkanjye ngo si umusirimu. Reka da, hirya y'ibyo wambaye haba ibindi muvandimwe. Ewe data we, biriyo bene data. Ubu ntuzazi ngo amashuri ahagije nayo yize. Reka da, hirya y'iryo hari irindi. Imana igira ineza itonyanga, hatonyanga imigisha ni heza, ndakunda imigisha iratonyanga. Israeli mbonye yararirimbye ngo ivura iracyagwa muri ya mihana, izuba riracyarasa ariko ibihe ntibikakumare, imbaraga z'umutima ubwami bw'Imana bwegereje. Witegura umese ibishura, ibihe bizashika, abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro. Bibutsa abasigaye begereye bitwaza zose z'ukuri, uzamuke wa musozi
neza ni mu nyumva iminota mike. Umubembe amenya ko Yesu yakoze ibitangaza, amenye ko yakoze ibitangaza, aravuga ngo imbaraga ze, imbaraga akoresha ntizirarangira. Nkunda ijambo Elizabeth yabwiye Mariya, yaramubwiye ngo mu bagore bose urahiriwe, ngo kuko uri nyina w'umwami. Ijambo marayika yari yabwiye Elizabeth, Prito yari yabwiye Mariya, yaramubwiye ngo ugiye gusama inda, imbaraga z'isumba byose zizakuzaho zigutwikire. Mwagize ngo niki gitumye marayika amutwikira? Biravuze ngo hari ibikorwa Imana ikora mu ibanga ryayo ikazabishyira ku mugaragaro, ariko uburyo yabikozemo butagaragara. Nzagutwikira. Hari uburyo tujya turyama, Zaburi niko yavuze, yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya nta kindi umuntu yaraye akora, yaraye arira gusa. Bukeye mu gitondo ahura n'impundu. Hari ikintu nibajije, izo mpundu zivugijwe nande ko nta buwariraga yararitse? Biravuze ngo ibitangaza Imana ikora byizanira n'abafana babyo. Biravuze imirimo y'Imana, imirimo y'Imana ishaka n'abafatanyabikorwa bo gutangaza ineza y'Uwiteka. Uyu mubembe amenye imirimo Yesu yakoze, aravuga ngo singuma inyuma, ndashoje. Aravuga ngo kandi sinongera guhonda inzogera. Aravuga ngo hoya, sinongera guhonda inzogera, ntabwo nongera. Aravuga ngo kandi singuma inyuma y'umudugudu, kuko Kristo ari mu mudugudu ndamusanga imbere. Amen. Umubembe ariyemeza, aravuga ngo kufa na kupona. Arahaguruka aragenda. Mariya ari kudisikasinga na marayika, yaramubwiye ngo ntabwo byashoboka ko ntwarinda kuko ndisugi. Muzi ukuntu marayika yamubwiye? Yaramubwiye ngo na Elizabeth mugenzi wawe ubu n'ukwezi kwa gatandatu atwite. Muzi icyo marayika abwiye Mariya? Aramubwiye ngo ibyo ndi kukubwira si wowe Imana igiye kubyigiraho. Utagira ndi kukubwira Imana igiye kukwitorezaho. No, mugenzi wawe wamaze atandatu. Ntabwo ari wowe Imana yigiraho kugira neza, ntabwo ari wowe yigiraho gukiza indwara ku kidendezo wari urwaye 38, yikoreye uburiri arigendera. Mwagize ngo yarwaye imyaka 38 se, yagiye ku kidendeza afite 16 yose yayimaze arwaye. Ku kidendeza abari bwo bamujyanayo bamudeployinga afite imyaka 16, ahakubita 38. Abazi umubare ubwo si 54. Yesu ahageze areba umusaza w'imyaka 54 maze 38 atabyuka, aramubwira ngo urashaka gukira? Umusaza ntiyabyita, aramubwira ati marayika yaje unda ntangama. Ubundi umuntu urwaye igisobanuro cya mbere, ubwenge bunyurana n'ibyo yumva. Ubwenge buhita butandukana n'ibyo urashaka gukira, marayika yaje barantanga. Ibyo se bihuriye? Ngaho byuka wikorera uburiri ugende. Mbabwije ukuri ko uyu murwayi ntiyigeze ahita yikorera uburiri, ahubwo yabyukijwe no kureba uwo baganiraga ko atagihari. Yesu iramubwiye ngo byuka wikorera uburiri, arigendera. Kandi aza murebe iri tara, yarebye aho reflection cyangwa iyi direction y'urumuri iri. Yesu aza aturutse iburasirazuba, umwana yari aryamye n'ubundi areba iburasirazuba. Yesu aza amukingirije, abanza kwica umucyo w'izuba kugira ngo amurebe, ariko we aguma yisinziririye. Igicucucucu kimutera amafu. Mose yarabivuze, aravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora. Ariko uyu nguyu nubwo ari mu gicucu cy'ishobora byose ntibimureba. Ikibazo afite arumva ari butahe n'ubundi bukode ni bwa bundi, amakuba ni yayandi. Hari abantu bajya batahana ibibembe. Yesu yarabivuze, aravuga ngo abavuye imahanga nibo baje gukira ibibembe, ngo ariko mu Isiraheli wari uri imbere ntigeze akira ibibembe. Tekereza ko umuntu ashobora kumvira ijambo ari online agakira, umuntu twari kumwe face to face ntiyizeye.
aramubwira ngo urashaka gukira bantangamo, ngaho byuka wikorera uburiri ugende. Arakomeza aramwihorera. Yesu amukuraho igicucucucu, izuba rirongera rimurasiye, abyuka yibaza ngo wari unkingirije ariye. Abyutse yumva biremeye, azinga uburiri birakunda. Ndamukunda uyu mugabo ntiyahitiye iwabo, ntabwo yahise ajya iwabo, yahise yirukankira mu rusengero. Yageze mu muhanda yerekera ku rusengero, baba baramufashe baramubwira ngo ngwino hano, kuki wikoreye uburiri ku isabato? Aravuga ati mpamaze 38 ariko nanjye simbwikoreye mbishaka. Mw'abantu, amategeko y'abafarisayo araduhahamura. Nari maze 38 ariko si njyewe, hari umuntu ubimbwiye ntiyarazi uwo ari we. Agezeyo asanga hari uwo bafatiye gukora ibitangaza ku isabato. Avuze aravuga ati ariko nubwo mumfashe, iri jwi rirasa n'iryo umvuganiye nanjye hepfa, iri jwi rirasa nawe. Arababwira ati dore unkijije nguyu. Abafarisayo bahaguruka n'umujinya baramubwira ngo kuki ukora ibitangaza? Nakunze ukuntu Yesu asubiza. Yarababwiye ngo data arakora kugeza uyu munsi, nanjye data arakora kugeza uyu munsi, nanjye. Umubembe yegera Yesu, aramwegera. Munyumvire mu mwuka, ndashoje. N'ikibembe cye s'il vous plaît, ibi ngibi bizakorwe n'abantu, ariko wowe ntukabikore. Sinjye wakubwiye ngo ukore icyaha, ariko nta cyaha na kimwe gikwiriye kugutera guhunga Imana. Mu bibembe byawe ngwino, niwe muganga. Abantu bagusohora batagusohora bakwishyiramo. Kera hari uburyo twajyaga tugira dutya tukavuga ngo tubonye ngo intebo ngo yuzuye imyanda, bagasohora bakanyuza mu idirishya. Nta mwuka ukora ry'umwuka ntaca abantu mu Mana, tibibaho. None se umuntu yasohorwa n'umwuka akazagarurwa nani? Ntabwo bishoboka. Ntiyagira umuntu uguhabura ngo wakoze icyaha. Nibyo, siwe wacumuyeho, wacumuye ku Mana. Kandi ikintu nyikundira, nta muntu n'umwe muzi mwisubitse imbabazi zayo. Imana irazibikira, ni umutungo wayo, uri personality, irawibikiye. Haleluya! Imana irawibikiye. Umubembe aravuga ati sinjye gusa, mu kanya uhamagaye imfizi n'itaba, hamagara n'ubuzima bwanjye siko nahoze, nigeze mba muzima ndaje. Agenda gahoro nk'umubembe, arashinjagira aravuga ati aho nerekera ndabizi niho ari. Nkunda Yesu, ndamukunda. Abantu bagusubiza inyuma, ariko werekera aho ari, shyiramo imbaraga, shyiramo agatege. Arasindagira amugeze imbere. Yesu ahindukiye amurebye, umubembe yikubita hasi. Aravuga ati niba ubishaka. Muzi impamvu avuze yihohora? Nuko yakoze amakosa yo kuza imbere ya Yesu kandi atemerewe kugera mu ruhame. Niyo mpamvu amubwiye ngo niba ubishaka. Ntihagire umuntu uguheza imbere y'Imana. Ndagira ngo uganirize umutima wawe, ndagira ngo ubwire umubiri na situwasiyo. Imana idukiza ibintu byose. Mu gitondo nababwiye Imana yadukijije urupfu rw'iteka, irangije uduha umwuka wera. Umwuka wera duha imbaraga, atwemeza iby'ibyaha n'iby'imbabazi z'Umwami. Amen. Yesu rero ntabwo adukiza urupfu rw'iteka gusa, adukiza amakuba, adukiza ubukene, adukiza ibigeragezo, adukiza n'indwara. Ikintu gitangaje nkundira Yesu, gukira indwara mujya mubona ntimugire ngo hari abantu ngo buriya ngo afite impano zo gukiza ngo barwaye. Nibyo barazigira, ariko majority abantu Imana yahamagaye gukiza indwara si impano, ahubwo ni ibimenyetso. Bibiliya avuga ngo ni ibimenyetso bizagendana n'abizera, bazarambika ibiganza ku barwayi bagire bate? Bakire. Ariko indwara ya mbere niyo kumva wowe uri mu muhezo utari communicated na Kristo. Banza uveyo wegerane nawe, fi nyuma y'umudugudu ngwino. Niba wowe hari icyaha wakoze, igitangaje ahantu umuntu ahunga ahunze Imana n'ubundi ni munsi y'amaso y'Imana. None ahantu umuntu ahungira aje kuwiteka n'ubundi ni imbere y'ibirenge by'Imana. Nasomye ijambo rirambwira ngo umuntu niyo yamafatiye icyari cye ngo akagihanika ngo akacyarika hagati y'inyenyeri, ngo aho naho ku munsi w'Uwiteka nzahamuhanura. Timuzi umugabo wayoboye hano hakurya muri Zaire witwaga Mobutu Sese Seko kuko umwendo wa Zambanga.
yarahagaze aravuga ngo je suis marishari. Muri Afurika bose bamwemeraga nka marishari. Arahagarara aravuga ngo ndi mesiya w'abakongomani. Wenda hari abantu babizi, mbere y'indirimbo y'igihugu ya Mobutu hari akadokimenteri bari barakoze mbere yayo, yamanukaga n'amababa, ibirenge bye byagera hasi bagatangira indirimbo y'igihugu. Umunsi ahunga yari afite minisitiri w'ububanyi n'amahanga bamwitaga Runda Bururu. Baramubaje ngo tubwire marishari w'abanyafurika mesiya w'abakongomani yahunze, ubitekerezaho iki? Runda Bururu aravuga ngo muzitegereze mu babayeho n'abariho n'abazaza, nta ngoma idahanguka keretse iya Kristo Yesu. Wowe utewe ubwoba n'iki? Pawulo baramufashe bamushyira ku giti, ari i Roma, baramubwira ngo vuga irya nyuma tuguca umutwe. Arababwira ngo mbabajwe nuko mfite umutwe umwe, iyo ngira uwa kabiri nawo mukawuca kubera Yesu. Iryo jambo rya nyuma yavuze agiye gupfa. Petero baramubwira ngo ngaho vuga irya nyuma, bari bari kumumanura babamba acuritse. Arababwira ngo murabona umubiri umanuka ariko ubugingo burazamuka. Bafata Barutimayo baramubwira ngo vuga irya nyuma, baramushishuye amara iminsi 3 amanitse ku giti. Baramubwira ngo vuga irya nyuma, arababwira ngo nejejwe no kubabwira ibyishimo by'agakiza, umubiri ari njye ubabaye kubarusha. Ndagira ngo uhamagare umutima wawe uzi imbere ya Kristo. Ndagira ngo uhamagare umutima wawe uzi imbere ya Kristo. Yosefu muka Potifara iramubwira reka tubisoze twikorera icyaha. Aramubwira ngo burya nubwo wirukanye abagaragu n'abaja bakaba batari hano, ariko Imana y'Abaheburayi ibana n'abayubaha. Aravuga ngo abaja bawe ntibambona, ariko Imana yanjye turi kumwe hano. Aravuga ngo sinakiranirwa mu maso yayo. Bamujyanye muri gereza iramukurikira. Yosefu yafunzwe ari umugaragu wo kwa Potifari, afungurwa ari igisonga cy'umwami. Ese ubu nta bihamya koko ufite bya Kristo bigutere kujya inyuma y'umudugudu? Ngwino muri nge wagira ubuturo, kubwira Imana ngo mvuye inyuma y'umudugudu, nange ndakwegereye kugira ngo uture muri nge. Ndagira ngo ahaguruke, uwo ahaguruke dusengana Imana. Ntabwo aho nongera kubisubiramo. Iyo muganga atanze ikinini ntabwo ajya gukubita indwara, arekera ikinini umurimo wacyo. Ijambo ry'Imana rikore, umwigisha acecetse. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Umuntu wowe ubwawe bwira Kristo ngo mvuye inyuma y'umudugudu. Hari inyuma y'umudugudu ngiro wigeze ugera, ibirenge bya biva mu cyanya cya Kristo, ariko uyu mwanya bwira Kristo ngo ndaje. Reka twinginge Kanoni mushumba wacu nyakubahwa, reka tubigombe mudufashe gusengera bene data. Haleluya, Imana ibaha umugisha. Uyu munsi waba umuzuko w'ubuzima bwawe. Uyu munsi umucyo wamurikira ubuzima bwawe. Uyu munsi urahagije ngo ubuzima bwawe Yesu abuhe icyerekezo. Uyu munsi urahagije ngo Imana iguhindurire. Sasa umutima wawe imbere y'Imana, ubwiza Imana ukuri. Nta gihe Imana yigeze itekereza ko uzaba umuziranenge, ahubwo Imana ihora buri munsi gutegereje kuba umunyakuri imbere yayo. Reka buri wese muri twebwe ace bugufi mu mutima dusenge. Mwami Imana mu izina rya Yesu, Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu, iki giterane wagiteranyije kugira ngo tuzuru dukize. Warategetse umunyabibembe arakira atahana ubuzima. Tegeka ubugingo bwa buri wese gukira.
tegeka imbabazi kuba ku mutima wa buri wese muri twe. Tegeka amazina ya buri wese kwandika mu gitabo cy'ubugingo. Tanga ubuzima bushya, tanga icyerekezo gishya. Tanga ubuzima bushya. Zura abapfuye mu iri teraniro. Zura uwapfuye mu iri teraniro. Wapfuye mu bugingo, wapfuye mu buzima, wapfuye mu bitekerezo, wapfuye mu buryo buri sociale n'uburyo buri economique. Reka ubuzima bwa Satani yabwisha ubuzure. Reka watakaje ibyiringiro umusubize ibyiringiro. Reka uyu munsi wiheshe icyubahiro mu izina rya Yesu. Ndashaka kongera guhamagara Aniseti yegere hino n'ubundi. Noneho buri muntu wese muri mwe nahaguruke. Buri muntu wese muri mwe nahaguruke. Ninde wabwira Yesu mwiterana ngo Yesu wabishaka wankiza, ukamwereka ibyo ushaka akakiza, ukamutungira urutoki ibyo ushaka akiza, muzamurira icyizere, umubwire ngo Yesu niki nacyo wagikiza, niki wagikiza, niki wagikiza. Ndashaka uyu mushyitsi twongere tumugirireho umugisha. Uko umwuka muyobora, sinzi ukuntu byanjemo, sinzi ukuntu byangendekeye ngo nge numva nasenga nteze ibiganza imbere y'Imana, imbere ya Data, nkanabishishikariza abantu mutege ibiganza adusengere. Ubwire Imana igira ibyo izura mu buzima bwacu, ugira Imana igira ibyo izura mu itorero ryayo, ubwire Imana igira ibyo izura mu mibereho yacu. Uri Imana y'imbaraga. Gukomera kwawe nibyo byatumye wifasha ikirere uragihanika. Urema izuba, uriha umucyo no gutwika kwaryo, ukwezi ubigenza uko n'inyenyeri. Igicu ugiye gutonyanga imvura, biba ubuzima bw'abatuye isi. Ntawe uzi uko ibyo wabikoze. Uwagiriwe umugisha wo kumenya duke ku byaremwe n'amaboko yawe, mu isi tumwita umuhanga. Ariko se wowe murema byose, wowe usumba byose, wowe ubikora. Paulo yabwiye abari hagati ya Areopago, arababwira ngo Imana ntisa n'izuba ahubwo niyo yariremye. Uri umunyembaraga urakomeye. Aravuga ngo ntabwo isa n'ukwezi. Aravuga ngo kandi ntifashwa n'amaboko y'abantu nk'igira ikikena. Aravuga ngo Imana irihagije. Mu kwihaza kwawe, mu bubasha n'ubushobozi bwawe, duteze ibiganza kugira ngo urebe igikwiriye. Tumanitse amaboko nk'abaneshejwe kandi nk'abasonzeye imbere yawe, kugira ngo abe ari wowe uduhaza. Tuje imitima yacu imeze nk'ubutaka bwumye, turashaka imvura y'urujojo itonyanga ikameza umwero wayo, ikameza umwero wayo. Hari ibihe byaje bimera muri twe. Lole sinima ehoria dona enima sedra peninga nima. Hari ibihe byizanye bisharirira ubuzima n'imibereho y'abakwizera, ariko Imana yacyashye umurara mu nyanja. Ni icyaha amakuba yo muri ubu buzima, ni icyaha indwara yo muri ubu buzima, ni icyaha ubusharire. Gira ibintu utegeka bucece, ugira ibyo utegeka ku karubanda, ugira ibyo utegeka mu ibanga. Impinduka zikozwe n'imirimo yo mu maboko y'Uwiteka zimanuke muri iri teraniro. Umuntu wese wateranye yumve kubohoka no gukorwaho. Ikiganza cy'Imana kidukoreho mu izina rya Yesu. Ikiganza cyawe tucyumve, twumve guhinduka. Umugabo yari yahamagara Elisa, yamukojejeho umwitero. Elisa yumva ijwi ry'Imana, Eliya ataryumvishe. Duteze amatwi ngo uvugane natwe, duteze amatwi ngo uvugane natwe. Twongorere uduhe ikindi cyerekezo, ongera uduhe ubundi buryo, ongera uduhe indi mibereho mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo ukijije ubugingo bwacu, hereza imibiri guteuza,
hereje imibiri gutuza, hereza imibiri gutekana. Indwara zo mu maraso ni wowe urema, izo mu magufwa no mu mitsi, izo mu misokoro no ku mubiri ni wowe urema. Izo twavuga nuko tuzizi, ariko hari nizo ziza zikaba amayoberane, ibyo tudasobanura tudasobanukiwe ni wowe ubicyaha. Mu izina rya Yesu Kristo, ukuboko kwawe ni kugaragare, neza yawe igaragare. Uri Imana umukiza, uretse no gukiza abarwayi urazura, uretse no kuzura ufata icyondo ukakiremamo umuntu. Uyu mugoroba ntabwo ari bw'imirimo yakunanira, ibi urabimenyereye kandi tugufitiye icyizere, tugufitiye icyizere, tugufitiye icyizere, tugufitiye icyizere. Turagushimiye, hindura ubuzima ku buryo amateka n'ubuhamya byacu bihindukira rimwe, tukazaba abahamya b'intambwe Imana yateye igendana natwe. Turabigushimiye, uramburirwa amaboko, uvugirizwa impundu n'amashyi, kuko ari wowe unesheje, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Niba ushaka kugira ubwiza, ukeneye icyubahiro, ngaho nagende abishakishe, gukora ibyiza udacogora. Niba ushaka kugira ubwiza, ukeneye icyubahiro, ukeneye icyubahiro, ngaho nagende abishakishe, gukora ibyiza udacogora. Yadusanze twigaragura, wifata idukuramo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi dusezeranya ubugingo. Sibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Ngaho mugende mubahumurize, ngaho mugende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire baze barebe, dufite Imana itagira. Iyo Mana yadusanze twigaragura, haleluya, bata idukuramo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi dusezeranya ubugingo. Yadusanze haleluya, ibata idukuramo, iratweza iyo Mana, iratweza iratubabarira,